nyamara mureke dusenge kuko hari ibintu ubona byuzuyemo bisigaye byuzuye muri iki gihugu. Hari ibintu ubona bisigaye byuzuye mu bantu bitwa ko basenga, ukavuga ati ariko se ubu turimo turagana he? Abapagani barambara ubusa n'abasenga bakambara ubusa, abapagani bagakora ibintu n'abasenga bakabikora. ubwo ngubwo itandukaniro riri he? Garagaza ko wakijijwe, reka kuba rukomanya imbara uri aho ngaho, uri umukristo finini uri aho ngaho. Kiranuka Imana impishurira inyereka izo mbaraga, kandi mbona abantu bagowe rwose, mbona abantu barushye rwose. Ni imbaraga zirindwi zitsikamiye abantu, ni imbaraga zirindwi zibujije abantu kubona umugisha, ni imbaraga zirindwi zibujije abantu kugera ku masezerano yabo, ni imbaraga zirindwi zitumye abantu batabona mu maso y'Imana. Rero izi mbaraga nuzibonaho umenye yuko Yesu ashimwe. Ndagusuhuje nkwifurije amahoro y'Imana. Habwa umugisha n'Imana, kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe aho uherereye hose. Nkubwire ngo gubwa neza. Ni Prophet Emma ugusuhuza, nkwifuriza amahoro y'Imana. Turagarutse muri ya saha yo kubohoka. Yego, ni muri ya saha yo kubohoka. Uyu ni umwanya mwiza tugiye kwakiramo ubuhanuzi ariko buganisha ku kubohoka. Ndagira ngo mvugane nawe ibi bintu niba biri ku buzima bwawe, menya yuko ukwiriye gusengerwa Imana. Uyu munsi ndaza kuvuga imbaraga zigera kuri zirindwi zitsikamiye abantu b'Imana, zitsikamiye abantu b'Imana kandi zibabujije umugisha rwose. Imbaraga zigera kuri zirindwi zitsikamiye abantu b'Imana. Ibi bintu nubyibonaho umenye yuko ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye gusengerwa Imana kuko ni ibintu Imana yampishuriye. Imana ibinyereka ku buzima bw'abantu. Imana irambwira ngo ni ibintu birimo birabuza abantu umugisha, birimo birabuza abantu umugisha, kandi birimo binanije benshi, bitumye kuko ni imbaraga shitani yashyize ku buzima bw'abantu kugira ngo batabasha kubona mu maso y'Imana. Rero izi mbaraga nuzibonaho umenye ko ukeneye gusengerwa Imana cyane. Izi mbaraga ukizibonaho menya ngo ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye kubona mu maso y'Imana. Imana ikakugirira neza, Imana ikakubohora, kandi Imana ikakurengera. Imana rero impishurira izo mbaraga yanyerekaga abantu benshi barimo barava mu rusengero, kandi bamaze igihe kinini basenga, ariko nkabona barimo barava mu rusengero, barimo bararuvamo kubera kubwo kwiganyira, kubwo kwiheba, kuko babona yuko ibintu bitarimo bivamo, bitarimo bikunda. Imana impishurira inyereka izo mbaraga, kandi mbona abantu bagowe rwose, mbona abantu barushye rwose. Ni imbaraga zirindwi zitsikamiye abantu, ni imbaraga zirindwi zibujije abantu kubona umugisha, ni imbaraga zirindwi zibujije abantu kugera ku masezerano yabo, ni imbaraga zirindwi zitumye abantu batabona mu maso y'Imana. Rero izi mbaraga nuzibonaho umenye yuko ukeneye gusengerwa Imana, kandi byihuse cyane. Rero reka tubanze dusenge. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutwari. Mana, ndasengera umuntu wese unkurikiye. Mana, izi mbaraga hari abantu zatsikamiye, izi mbaraga hari abantu zakuye mu kazi, izi mbaraga hari abantu zakuye mu ishuri, izi mbaraga hari abo ziciye ubukwe, izi mbaraga hari abo ziciye mariage, izi mbaraga hari abantu zateje kurwara bari ku gisasiro cy'uburwayi. Nanjye ndabasengera mu izina rya Yesu. Ndahamagara imbaraga z'Imana zibohora. Niwe wenyine wabasha gukiza aba bantu, niwe wabasha kubakuraho uburetwa, niwe wabasha kubakuraho igisuzuguriro, niwe wabasha kubamara umubabaro, niwe wabasha kubafungurira imiryango, niwe wabasha kubaha umugisha, niwe wabasha kubacira inzira, niwe wabasha kubacira inzira. Haleluya. Ndasengera uyu muntu umaze igihe kinini arwaye, ndasengera uyu muntu umaze igihe kinini apfusha ubukwe, ndasengera uyu muntu amaze igihe kinini hari imyuka imutsikamira, hari imyuka imwicarira. Nkundiranye guhora ku ngoma. Uyu muntu umugirire neza, kandi uyu muntu umurengere, umuhe umugisha kandi umutabara. Urakoze Kristo. Amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka mbabwire ngo karibu. Nongere nguhe ikaze hano kuri Prophet Emma. Tuba turimo tuganira ni byinshi ubonera hano, ariko iyi ni isaha yo kubohoka.
Imana y'amahoro itugirire neza. Tugira n'isaha y'ibitangaza n'ubuhanuzi. Imana itugirire neza. Isaha y'igitangaza n'ubuhanuzi. Rero iri teraniro ryo ni iteraniro ryo kubohoka. Imana y'amahoro itugirire neza. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya 40 ku murongo wa 4 haravuga ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu yose iri ku maboko yawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Noneho rero uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu yose iri ku maboko yawe. Reka ngusengera aho uherereye hose, Uwiteka Nyiringabo Imana akubohore. Hari iminyururu imaze igihe iri ku maboko yawe, iminyururu yo kudashaka, iminyururu yo kutabona akazi. Hari ibintu bijya bigutera mu bicuku bya ninjoro bikakuniga. Imana itugirire neza. Urankurikiye uyu munsi ndashaka guhanura, kandi ndahanurira buri muntu wese aho aherereye. Imana itugirire neza. Nyiguhanurira iki kintu ukakiyumvaho, ukeneye gusengerwa Imana mu izina rya Yesu, urampamagara dusengane Imana. Niba wumva ubyiyumva mu bishaka, Imana itugirire neza. Rero hari iminyururu iri ku buzima bwawe, hari ibintu bigutsikamiye, hari ibintu bikwicarira. Hari umuntu uryama, yamara kuryama akumva ibintu by'imyuka birara bimuniga. Imana itugirire neza. Ukumva ibintu birara bikuniga, nawe ntabwo uzi ahantu bituruka, ariko wumva ibintu birara bikuniga. Imana itugirire neza. Birara bikuniga, icyo ni icyambere mvuze ku buzima bw'abantu. Ko usanga ari ibintu birara bikuniga, ntabwo uzi ahantu bituruka. Ujya kwa muganga warivuje, ushakisha icyo kintu kirara kikuniga, nawe cyarabuze. Abahanga bashyize mu byuma byaranze, hari imbaraga z'abadayimoni zirara zikuniga. Nisobanuye ko kuri wowe hari imbaraga zigutsikamira. Hari abarozi barara bakuroga, baba barimo hari ibintu bari guterekera, baba barimo bagushika bagukurura, bera kuba wumva bikuniga, ukumva umutima urimo uragucika, kumva umutima urimo uragenda rwose. Ibyo bintu bikumazeho iminsi, bikumazeho igihe. Ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye gusengerwa Imana aho uherereye hose. Uri mu Rwanda, uri mu Burundi, uri muri Uganda, uri muri Zambia, Afurika yose, uri mu Buraya, muri Canada, muri Amerika, Australia, mu Bufaransa, mu Bwongereza, aho uherereye hose ukeneye gusengerwa Imana. Ibi ni umwuka uri gutsikamira abantu muri iyi minsi. Abantu bakaryama kandi yaryamye ari muzima, ariko yajya akumva hari ibintu biri kumuniga, akumva biri kumuniga, akumva byafashe byakomeje. Ukeneye gusengerwa Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukeneye gusengerwa Imana kandi byihuse cyane. Undi mwuka wa kabiri Imana yampishuriye ni umwuka wica amahirwe. Umwuka wica amahirwe. Uyu mwuka wica amahirwe ku buzima bw'abantu, akenshi usanga iyo tuvuze amahirwe, ni ikintu kiba kiri ku buzima bwawe, ukireba n'amaso yawe, kandi ubona ko wenda kugishyikira, kandi ubona ko cyenda kuba kuri wowe, ubona ko cyenda kukubaho. Urugero, akenshi ukunda gupfusha mariage mu buryo budasobanutse, mukazipanga n'abasore bagiye batandukanye, mukazipanga, ariko ukabona birapfuye, ukabona nawe ntuzi ikintu kibyica, ntuzi ukuntu bigenda. Musore wa mbere yaraje birapfa, hari naho bipfa bafashe irembo, hari nabo bipfa bagiye mu murenge, hari mbega bigapfa, umuntu wese mukundanye bikanga. Noneho hari undi ugira umwuka, uyu mwuka ukakubaho, kandi ugasanga buri uwo mutandukanye wese mwarasambanye, ugasanga buri uko musambana wenda ugira ngo mukarya nuvuga uti ni fiance wanjye, reka munezeze ye kugenda, ariko mwamara gusambana akagenda. Imana y'amahoro itugirire neza. Akagenda ntumenye uko bigenze. Imana y'amahoro itugirire neza. Uwo ni umwuka wica amahirwe. Uyu mwuka wica amahirwe uyica no mu kazi, ugasanga ugira amahirwe yo kugenda ugakora, ukagira n'amanota meza. Imana itugirire neza. Ariko ugasanga amahirwe yawe ntabwo usekeye, bigapfira muri interview. Ugasanga mu kwandika wagize amanota meza, ariko muri interview uragiye barakurebye bati waya wapi, amahirwe yawe arapfa. Mu kazi ntabwo byemera. Ugerageza kandi ukavayo, abandi baje nyuma yawe bakabona akazi, wowe ukakabura, bakagusezerera. Wo ni umwuka wica amahirwe, ni umwuka w'abadayimoni wica amahirwe. Imana itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ukeneye gusengerwa Imana, ukibonaho uyu mwuka, ukibonaho izi mbaraga, ukeneye gusengerwa Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nishyirwe hejuru. Uyu mwuka wica amahirwe, ugasanga ugiye gucuruza,
ugatangira ibyo ugiye gukora ariko ejo ugasanga ntibikunze ntibigenze neza. Imana itugirire neza, ariko icyo ngicyo kiri mu wundi mwuka ngiye kuza kubabwira. Rero nawe uwo mwuka niba ukuriho, kuko uyu mwuka wica amahirwe, wica ibintu byinshi cyane, umuntu akaguha promese ariko iyo promese ntize. Umuntu akakubwira ngo ngiye kukoherereza amafaranga ariko ayo mafaranga ugasanga ntabwo abikoze. Imana itugirire neza. Rero Imana y'amahoro ikugirire neza. Ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye kuba bugufi bw'Imana. Undi mwuka wa gatatu ni umwuka w'inyatsi ugendana n'umwuka w'umuriganya. Uyu mwuka w'inyatsi n'uburiganya, Imana y'amahoro itugirire neza. Uyu mwuka w'inyatsi n'uburiganya kunda kuba ku buzima bw'umuntu. Buriya inyatsi ntizakubuza gukora, inyatsi ntizakubuza kubona amafaranga urayakira. Imana y'amahoro itugirire neza. Amafaranga urayakira, wamara kuyakira ariko ntumenye uko bigenze. Reka ngusobanurire inyatsi. Hari abantu babaho mu buzima bwabo ariko batazi, akavuga inyatsi ariko ntazi ngo ni iyi. Imana itugirire neza. Kubera yuko ugasanga urahembwa amafaranga, inyatsi uko imeze yo igucunga cya gihe uzabona amafaranga, cya gihe uzahembwa inyatsi bikizi, igihe uzabonera amafaranga dayimoni abakizi. Ukibona amafaranga agutega ibibazo biruta amafaranga ufite. Ugasanga wagera mu rugo wahembwe, umwana yarwaye. Ni ukuvuga ngo ayo ni amafaranga usohoye utari wateganyije ko ari busohore. Wagira ngo ugiye gukinga urugi, urufunguzo rukavunikira mu rugi, ubwo ukaba ugiye kugura iserire. Wagira ngo ugize gutya, ugasanga mbega amafaranga aragendera mu bintu utari wateganyije. Wajya koherereza umuntu amafaranga akaba arayobye. Imana itugirire neza. Ubwo ngo inyatsi ni amafaranga aza, ikintu kikagutwara amafaranga mu bintu utari wateganyije. Wajya kumva barakubwiye ngo mu cyaro mama wawe ararwaye. Wajya kumva barakubwiye ngo ya nka yawe waguze irarwaye. Wajya kumva ugiye guteka kuri gaze ugasanga yanze kwaka. Imana itugirire neza. Mbega ni utuntu tujya turi aho ngaho. Wajya kubona ukabona televiziyo irahiye, ugasabwa kugura iyindi. Wajya kumva ukabona umwana ararwaye, ukamujyana kwa muganga, wamuvana yundi agasubirayo. Igihe utari kibitekerezaho, umugore ati nanjye burya nafashwe. Rero icyo nicyo bita inyatsi. Amafaranga uyajyana mu bintu bidafite umumaro, kuko ngo ibyo wapanze ntabwo ari byo ukora. Imana itugirire neza. Uwo ni ko umwuka witwa inyatsi. Teka uhora urekereje, kuko ngo ukibona amafaranga dayimoni ahita azana ibintu utateganyije kuyakoresha. Dayimoni ahita azana ibintu bitari ngombwa ku buzima bwawe. Icyo nicyo bita umwuka w'inyatsi, ukaba kuri wo. Kuko inyatsi ntabwo ikubuza kubona amafaranga. Inyatsi ntikubuza kubona amafaranga, ariko inyatsi iza kuri wowe igatuma rwose ibintu byawe byose byangirika, ibintu byawe ntibikunde. Dayimoni w'umuriganya rero ni icya kane. Dayimoni w'umuriganya hari umwuka nanone wo kuriganywa. Ugasanga uyu mwuka wo kuriganywa, uzasanga ujya gusaba akazi ukagatsindira ariko bakagaha uwundi. Imana itugirire neza. Umuntu ujya gusaba akazi cyane cyane abakora ibiraka, ukajya ahantu ugakora dovi, ukayisiga devi yawe, wazasubirayo uhanyuze ugasanga neza niba yari amarange barayasize byararangiye. Uwo ni umuriganya, dayimoni ukuriganya. Uwo ni dayimoni w'umuriganya. Ugasanga neza ibyo wari kubona byakozwe. Umuntu akakubwira ngo ndaje nkoherereza amafaranga, ariko wahashira akanya telefone akayikuraho. Uwo ni umuriganya. Imana itugirire neza. Ugasanga hari ibintu wagombaga kubona ariko byahawe abandi. Ni umuriganya. Ufite dayimoni wo kuriganywa kuri wowe. Ugasanga ibintu byose ugiyemo ntibikunda. Ugasanga umuntu murakundana ariko wajya kubona ukabona akuzaniye invitation, akubwira ngo uzantahire ubukwe, mfite ubukwe. Ni imyuka ibiri ku buzima bw'umuntu imutsikamira kandi imubuza kugera ku mugisha we. Ni umugisha wawe urimo urariganywa, kakuriganya umugisha kandi ubibona. Imana itugirire neza. Ugasanga ufite dayimoni muriganya, arakuriganya, amafaranga arayakuriganya, wajye ukajya gukora abandi bagahembwa, we ntuhembwe kandi warakoze.
Imana itugirire neza. Igihe cyose ugiye kuyafata ngo sisiteme yanze, igihe cyose akakoherereza amafaranga, umuntu akakubwira ati ndi hanze ngiye kukoherereza amafaranga, igihe agiye kubikora ngo sisiteme iranze. Imana itugirire neza. Uwo ni umuriganya. Dayimoni w'umuriganya ntabura ukuntu aza, ntabura ukuntu agenda, mbega abaho mu buzima bwawe ugasanga urariganywa, ibintu byawe ugasanga ntibyemera, ibintu byawe ugasanga ntibikunda, ubayeho mu buzima bwo kuriganywa. Imana itugirire neza. Umugisha wawe urawuriganywa, mbega ibyawe byose ntibyemera, uravuga uti reka njye gukora nk'abandi, wagerayo ugasanga nta nzira, ibintu byose birafunze. Imana itugirire neza. Icya gatanu ni umudayimoni w'icyangiro. Iki cyangiro ni ikintu kiba ku buzima bw'umuntu, ugasanga abantu bose mumenyanye barakwanze, sibyo? Abantu bose mumenyanye barakwanze, ugasanga abantu bose barakwanga, umuntu mukundanye arakwanga, ugasanga muri kampani aho ukora abantu barakwanga ntacyo mupfa. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga abantu barakwanga ntacyo mupfa, murakorana ariko ntagukunda, ntumuzi nawe ntumuzi. Eyida nimuturuka no mu gihugu kimwe, eyida nimuturuka no mu karere kamwe, nimuturuka no mu muryango umwe, mwahuriye mu kazi ariko ntagukunda, niyo akurebye yumva atagukunze tu, ntagukunze. Ubayeho mu buzima abantu batagukunda, ufite icyangiro ku buzima bwawe. Ugasanga umuntu murakundana none ariko ejo ugasanga yagiye, ntiwamututse, ntiwamubwiye nabi, nta kintu wamutwaye, ariko ejo ugasanga yavuye mu buzima bwawe aragenda. Ukeneye gusenga Imana. Izo ni imbaraga z'abadayimoni, umudayimoni witwa icyangiro. Imana y'amahoro itugirire neza. Icyangiro kiba ku buzima bw'umuntu, kikakubaho, kikakugendaho, ugasanga mugabo mwabanye mukundana ariko ufite icyangiro. Hari icyangiro kiri kuri wowe, uyu munsi murashwana, ntabwo uzi icyo mupfa, arasigaye yakureba kubwira ngo yakwibeshyeho, mbega ugasanga ni amagambo yo kugusesereza, kugukomeretsa, mbega icyangiro kiri kuri wowe. Imana y'amahoro rero ikugirire neza. Ukeneye gusengerwa Imana. Icya gatandatu ni umwuka witwa munaniza. Uyu mwuka wa munaniza uba ku buzima bw'umuntu, akakunaniza pe, ukaryama ukumva, buriya hari igihe umuntu aryama akumva ntashaka kubyuka, ukumva ntushaka kubyuka, ukumva ufite ibitotsi, ukumva ntushaka kujya gukora, none waba nta n'akazi ufite, dayimoni akakongorera ngo iryamire, ufite ikintu cy'umwuka wa munaniza. Mbega dayimoni arakunaniza. Wagiye kwa muganga barasuzuma, bakora check up, nta kintu babona, ufite ikintu cy'umwuka ukunaniza. Hari umwuka ukunaniza, hari umwuka ugutsikamira, ugasanga ibintu byose ukora ntibyuzura, watangiye inzu kuyuzuza byaranze, ufite umwuka wa munaniza. Wakoze business ugeze hagati irahagarara, ufite umwuka wa munaniza. Ukora akazi ariko iyo ugeze hagati barakwirukana, ufite umwuka wa munaniza. Bagikora akazi mu kazi barazamura abandi, we ntibakuzamura, ufite umwuka wa munaniza. Biga Satani ahora guteza ikintu cyo kuguteza abakoresha bawe, bakubwira nabi, baragutoteza, ufite ikintu cy'umwuka wa munaniza uba ku buzima bwawe. Kuko ngo ufite ikintu cy'umwuka ugutsikamira, ufite ikintu cy'umwuka ukunaniza, ufite ikintu cy'umwuka ukubuza amahoro, urananizwa mu byo ugerageza gukora byose, urananizwa, ukananizwa, mbega ukumva bidakunda kuri wowe. Ni umwuka wa munaniza, nawe ukeneye gusengerwa Imana. Ikindi kintu cya nyuma cya karindwi, Imana yampishuriye byinshi, nzagenda mbibabwira, ariko reka mvuge iki cya karindwi, ni ikintu cy'umwuka w'ubusambanyi. Ikintu cy'umwuka w'ubusambanyi, buriya wari uzi ko nawo ari umwuka? Imana itugirire neza. Wari uzi ko ari imbaraga y'abadayimoni iba ku buzima bwawe, ugasanga neza hari umwuka wakubase w'ubusambanyi. Ni ukuvuga ngo igihe cyose urwana nabwo, uhora wihana gusambana, baragusengeye ntako batagize, ariko umwuka wo gusambana wanze kukuvaho. Igihe cyose uhora wumva wasambana, uhora wumva, mbega igihe cyose uhora wumva. Imana y'amahoro itugirire neza. Uhora wumva ushaka gusambana, urabyihana, ejo ukabyongera, mu ijoro ukikinisha, uyu munsi mu gitondo urasambana, ugahora usambana n'abantu utazi, ukabona n'umuntu wa wundi w'umusazi.
nabwo ugasanga umutima uragutegeka kujya kuryamana nawe, kuko ngo ni imyuka mibi y'ubusambanyi iri muri wowe. Uryamye urota usambana, ugasambana n'ibintu utazi, ugasambana n'abapfuye. Hari n'abantu bajya barota basambana n'abapfuye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga arara mu marimbi asambana n'abapfu. Imana itugirire neza. Rero nawo ni umwuka utsikamira abantu. Uyu mwuka witondere, ibi bintu uko ari birindwi uko mbibabwiye, niba bikuriho ukibyibonaho, ibi bintu urasabwa gusengerwa Imana cyane. Ibi ngibi nabihishuriwe n'umwuka w'Imana, ni ubuhanuzi Imana yampaye, ni iyerekwa Imana yampaye kugira ngo nze mbwira abantu b'Imana. Kenshi urimo urabona hari ibintu bitarimo gukunda, ariko iri yerekwa ukiribona kuri wowe. Ibi bintu birindwi ukimara kubyibonaho, ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye gusenga. Ibi bintu ni birindwi uko ari birindwi, ni imyuka irindwi Imana yampishuriye, kandi iyi myuka igaragara ku bantu bose, ni ingeri zose, abakuze, abatoya, abana. Iyi myuka Imana yayimpishuriye uko ari irindwi. Rero nuyibonaho witonde. Iyi myuka iri mu bapasiteri, iri mu bavugabutumwa, iri mu bahanuzi, iri mu banyamasengesho. Iyi myuka ni imyuka irimo, barahari kandi bakomeye. Iyi myuka irimo nabitsikamira, nabinaniza, nabo bibabaho. Imana y'amahoro itugirire neza, batabasha gusobanukirwa ngo bimeze gute. Rero uyu mwuka ukiwibonaho ukeneye gusenga cyane, ukeneye gusenga cyane. Mureke mbabwire, mene data, mukeneye gushakashaka mu maso y'Imana. Mukeneye gushakashaka mu maso y'Imana, kuko Imana ikeneye ko abantu basenga kandi bagatungana rwose. Imana ikeneye abantu ko basenga kandi bagatungana rwose, kandi bagakiranuka ku gato no ku kanini. Imana ikeneye abantu basenga kandi bagatungana rwose, bagakiranuka ku gato no ku kanini. Imana igukeneye kukiranuka ku gatoya no ku kanini, ukaba umuntu w'Imana kandi wera. Imana itugirire neza. Rero ndagira ngo nkubwire, iyo mbabwira bino mba ngira ngo mufate ibihe byo gusenga, kandi nibiba binashoboka ufate iyo nimero ubona kuri screen yawe, umbwire uti muhanuzi w'Imana, ndashaka dusengana Imana. Buriya gusenga ntibabivuga, barabikora. Imana itugirire neza. Ikindi, numenya imbaraga z'Imana usenga, uzamenya yuko udakwiye kubatwa n'imbaraga z'abadayimoni. Ko ijambo riravuga ngo nimurwanye Satani nawe azabahunga. Dufite ubutware rero bwo gutegeka inzoka na sikorupiyo bikava ku buzima bwacu. Dufite ubutware bwo kwirukana abarozi, dufite ubutware bwo kwirukana abakonikoni, dufite ubutware, haleluya, ayiwe, dufite ubutware. Imana y'amahoro ishimwe, dufite ubutware. Umva nkubwire, wari uzi ko ufite ubutware? Wari uzi ko uri umunyembaraga? Wari uzi ko mu mukozi w'Imana? Buriya hari ibintu udakwiriye, wikwiriye kuvuga ngo ndajya mu bapfumu. Kwa Yesu biremera, sibyo? Kwa Yesu ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemo amahoro, mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezeranije. Imana y'amahoro ishimwe. Kwa Yesu dufite ubutware. Kwa Yesu turi abatsinzi. Kwa Yesu turi abanyamugisha. Kwa Yesu turi abanyembaraga. Kwa Yesu tuzatsinda nituba hamwe. Imana itugirire neza. Rero ambara imbaraga, wubaka igicaniro cy'amasengesho kandi ucyubake neza. Benshi barasenga ariko ntibagira ibicaniro. Hari ibicaniro by'amasengesho usanga abarokore bafite. Niyo mpamvu usanga dayimoni zarakwigizeho akaraha kajyayo. Ugasanga urasenga ariko abadayimoni barakumenyera uko bishakiye, barakwinjirira uko bishakiye. Hari umuryango ukinguye ukeneye gukinga.
mu izina rya Yesu. Kandi ibyo nta wundi wabigufashamo. Ukeneye umukozi w'Imana, akanwa k'uwasizwe. Ukeneye umutambyi, musengana Imana. Kandi umutambyi nawe uzuye imbaraga z'Imana, nawe uri aho ngaho adafinina. Imana itugirire neza. Hari abantu baba bari aho bafinina, ugasanga murasenga ariko umuntu arafinina, nawe ubwiwe ntabwo azi iyo biva n'iyo bijya, arafinina ari aho ngaho. Imana itugirire neza. Hari abantu baboshyerega, baraboshywe n'abo basengana, ugasanga usengana n'umuntu arakwirukanaho imyuka kandi nawe iramwuzuye. Imana itugirire neza. None se urasengana n'umuntu arakwirukanaho imyuka ngo y'ubusambanyi kandi nawe umwuzuyemo ni myinshi, nawe yaramwishe, yaramuzonze, hari aho yarazezengeye, hari aho ngaho. Imana itugirire neza. Aragusengera, aratangira kugukorakora, aratangira kurabya indimi, aratangira kukubwira ngo ariko uri mwiza. Uranyumvira kwe? Umva nkubwire inshuti z'umusaraba, hari ibintu abana b'Imana batagakwiriye kuba babamo. Niba uri umwana w'Imana, umva nkubwire, iyo mwuka wera w'Imana ari muri wowe, hari ibintu agutsindira, akagutsindira ayo marari, akagutsindira izo mbaraga, akagutsindira iyo myuka, akagutsindira abo badayimoni, bagatsindwa mu izina rya Yesu. Nyamara mureke dusenge, kuko hari ibintu ubona byuzuyemo, bisigaye byuzuye muri iki gihugu. Hari ibintu ubona bisigaye byuzuye mu bantu bitwa ko basenga, ukavuga ati ariko se ubu turimo turagana he? Abapagani barambara ubusa, n'abasenga bakambara ubusa. Abapagani bagakora ibintu, n'abasenga bakabikora. Ubwo si ubwo ngubwo itandukaniro riri he? Garagaza ko wakijijwe, reka kuba rukomanya imbara uri aho ngaho, uri umukristo finini uri aho ngaho. Kiranuka, wuzura imbaraga z'umwuka wera, garagaze ko hari itandukaniro riri hagati yawe n'undi muntu. Sibyo? Musinzi aba yasinze inzoga, wowe wasinze iki? Imana itugirire neza. Imana ibahe umugisha rero, Uwiteka bishimire ibiganiro bya